This is Gospel Moment with David. Hello, ndabasuhuje inshuti zanjye, nongeye kubahobera mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, nizere ko muri amahoro aho muherereye hose. Ni ukuri muri ab'agaciro kuri jyewe, nishimiye kongera guhura namwe. Tumaze rero iminsi tutabonana kuko nari mpugiye mu bintu bijyanye n'ibizamini, ariko ndashima Imana yongeye kuduha umwanya wo kugira ngo duhurire kuri uyu muyoboro, twongere tuganire ibyiza tugirira uko bwije n'uko bukeye. Ndabifuriza rero kuzagira umwaka mushya muhire, mwebwe abankurikira mwese ndetse n'imiryango yanyu. Imana nziza, Imana izi ibyo dukeneye, izahaze kwifuza kwanyu mu izina rya Yesu. Mbere y'uko rero dukomeza tujya imbere, ndagira ngo tubanze twiragize Imana. Uhoraho umubyeyi wacu dukunda, tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka rubana natwe, akaba ari narwo rutugejeje kuri uyu munsi turi bazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kuganira ijambo ryawe, kandi nyamara tudakiranuka, ariko turakwinginze ngo amaraso Yesu Kristo yamennye ku musaraba wiyejeshe gukiranirwa kwacu, twambike gukiranuka kwawe. Uyu mwaka dutangiye turakwinginze ngo duteze intambwe, haba mu by'ubu buzima no mu buzima bwo gutunganira, kugira ngo niwerekanwa tuzishimire gusanganira. Ibidukwiriye muri iki gihe byazatuma tukubona ubwo uzaba ugarutse, turakwinginze ngo biduhane n'abakwiringira mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya rero nifuje ko tugaruka ku nkuru y'umugabo witwa Yobu. Ni inkuru dusanga mu gitabo cya Yobu, igice cya mbere, gukomeza ku mirongo ikurikira. Uyu mugabo nk'uko Bibiliya ibitubwira, yari umugabo w'umutunzi, cyangwa se uwo twakwita umukire muri iki gihe, dore ko Bibiliya itubwira ko yari afite intama zigera ku 7,000, afite ingamiya 3,000, afite imfizi 1,000, ndetse n'indogobe zigera kuri 500. Mu by'ukuri murumva ko uyu mugabo rero yari umuntu wifashije. Ariko igikomeye Bibiliya itwereka, nubwo yari ameze gutya ari umuntu w'umutunzi, ngo ndetse wari ukomeye kurusha abantu bo muri icyo gihe bose, ariko ikigaragara icyo Bibiliya itwereka ni uko yubahaga Imana. Mu byo yakoraga byose, muri ubwo butunzi bwose, yari acishijwe bugufi imbere y'Imana. Nuko rero igihe kimwe, kubera ko Satani adakunda ibyiza, aza kumugabaho ibitero bitoroshye, haba kuri we ndetse no ku buzima bwe. Byaje kugenda bite rero? Umugabo yaje kurwara, arwara indwara z'uruhurirane, kugeza ubwo umugore we ndetse n'inshuti twakwita amagara zamwihakanye, ndetse zikagera n'aho zimusaba ko yakwihakana Imana ngo yipfire. Ariko uyu mugabo akomeza kunamba ku Mana. Ntabwo byabaye ibyo gusa, ya matungo ye, bya bintu byose twabonye yari atunze haraguru, byose byamushizeho, ariko Yobu akomeza kunamba ku Mana ndetse no kuyiringira. Nubwo inshuti ze zamuhendahendaga ngo yihakane Imana yipfire, ariko ntiyigeze abigenza gutyo, ahubwo yakomeje kuyiringira, kugeza ubwo azibwiye ngo mbese twakwishimira kwakira ibyiza mu kuboko kw'Imana gusa? Ngo ya rwose, ahubwo dukwiye kwemera ibyiza n'ibibi, ahubwo tukiringira Imana. Hari ibyigisho rero, cyangwa se icyo nifuza ko twakwigira kuri uyu mugabo Yobu, nk'uko tumaze kubona ko yari umugabo w'umukire wifashije muri icyo gihe, ariko agakomeza kwizera Imana. Nifuje rero kubagezaho iyi nkuru mu ncamake kugira ngo tugire icyo tumwigiraho. Ikintu cya mbere dukwiye kwigira kuri uyu mugabo Yobu, ni ukubaho mu butungane cyangwa se gukiranuka.
Bibiliya itubwira ko Yobu yahuye n'ibigeragezo bitoroshye, uhereye ku kurwara, gupfusha abana be, kuko Bibiliya itubwira ko yari afite abana 10, abahungu 7 n'abakobwa 3. Aba bana mu gihe cy'ibigeragezo cy'uburwayi bwe bose barapfuye, ndetse na bya bintu twabonye byose biragenda, ariko ntiyigeze areka Imana, yakomeje kuyiringira nk'inyabubasha. Bivuze iki rero? Natwe ntabwo tugira ubuzima buhoraho muri ubu buzima ngo buhore ari bwiza cyangwa buhore ari bubi. Igihe rero twishimye n'igihe tubabaye, dukwiye kubaho dutunganye, nta gihe gikwiriye guhindura imibereho yacu cyangwa isano tugirana n'Imana. Ikintu cya kabiri umugabo yari afite kwari ukwihangana mu bigeragezo. Yobu yari azi ko abantu badahora mu bihe byiza cyangwa ibibi gusa, yari amaze kubimenya. Nubwo yari umutunzi, niyo mpamvu yakomeje kwihangana igihe ibyo yari atunze ndetse umugore n'inshuti bakamutererana, yakomeje kwihangana yiringira Imana. Rimwe na rimwe hari igihe usanga natwe muri ubu buzima duhura n'ibitugerageza bitari bimwe, ugasanga twebwe bibashije kuduca intege, ahari tukibwira ko Imana ibyacu itabireba, nyamara ibitwitayeho. Niyo mpamvu dukwiye kuyihozaho amaso ndetse tugakomeza no kuyiringira. Icya gatatu, Yobu yabonaga Imana ari umucamanza utabera kuri we, kubera ko nubwo inshuti ze zamucaga intege zimubwira ko Imana yamuretse, ariko yiringiraga ko ibimubaho byose Imana iri kubireba kandi byitaho, ndetse akanagira ibyiringiro ko igihe kimwe bizarangira. Nayo mpamvu natwe tudakwiye gucibwa intege rero n'ibitubaho bya buri munsi, ibigeragezo duhura nabyo, ndetse n'igihe tuguwe neza. Tugomba kwiringira ko Imana ari umucamanza utabera, kabone nubwo abantu batubona ukundi, ariko dukwiye kwiringira icyo Imana itubonaho. Icya kane dukwiriye kwigira kuri Yobu ni ukumenya ko iby'isi ari iby'igihe gitoya. Yobu yabuze ibintu byinshi, ngira ngo benshi muri twe tutanatunze, ariko akomeza kwiringira Imana. Bivuze ko yari asobanukiwe neza ko iby'isi bimeze nk'umurama utumuka, ko ari iby'igihe gitoya. Yari asobanukiwe neza ko iby'isi ari intizanyo. Ni nayo mpamvu uwabyitije iyo abijyanye cyangwa se akabiguha, udakwiye kwirata cyangwa ngo wishyire hejuru, ahubwo ukwiye kumuha icyubahiro, kandi byaba bidaye nabwo ugashima Imana. Icyiza kiruta ibindi kikaba guhora dushima kuruta uko twakwishyira hejuru. Hanyuma ikintu cya gatanu nshaka ko twakwigira kuri uyu mugabo ni ukumenya guha agaciro no gushaka inshuti za nyazo. Murumva ko igihe Yobu yari mu bigeragezo bikomeye, inshuti ze ndetse n'abagore be nibo bantu bafashe iya mbere mu kumuca intege, ndetse bamuhatira ko ashobora no kuva ku Mana kugira ngo abashe kuyihakana yipfire, ariko yakomeje kunamba ku Mana. Birashoboka ko kubera inshuti mbi dushobora gukora ibidakwiriye. Niyo mpamvu dukwiriye gusenga kugira ngo Imana ituyobore kugira inshuti nziza zizatugirira umumaro, byaba mu bihe byiza cyangwa se ibibi duhura nabyo muri ubu buzima. Inshuti zitazatubera nk'iza Yobu zo kutubera urucantege, ahubwo zikwiye kudukomeza mu bihe byose turimo, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Ikintu cya gatandatu twamwigiraho ni ukwizera Imana mu bihe byose. Yobu mu bihe bye byose yakomeje kuba umwizerwa ku Mana. Igihe yari umutunzi yarasengaga ndetse akanatamba ibitambo, ariko n'igihe ubutunzi bwari bumaze kugenda ndetse abana be bose bamaze gupfa, umugore we
inshuti ze bamaze kumutererana yakomeje kwiringira Imana. Ni byiza ko natwe rero nta bihe bigomba kudukura ku Mana, ahubwo dukwiye guhora tuyiringira mu byiza no mu bibi. Ikintu cya gatandatu cyangwa se cya karindwi, dukwiye kubona Imana tukayiringira ko itwumva kandi iba yiteguye kudukiza. Tugomba guhora twizeye ko Imana aho iri itwumva kandi ko yiteguye kudukiza isaha ku isaha. Ibi byatumye Yobu akomeza kwizera Imana nubwo ari mu bigeragezo bikomeye, ariko yakomeje kwizera avuga ngo Imana yanjye niyo yandemye kandi nta kimbaho na kimwe itagize gute itakizi. Ibi rero byatumye akomeza kwihangana ibyamugeragezaga byose, kandi ku iherezo tubona ko Yobu yakubiwe karindwi ku byo yari afite byose. Muri ubu buzima rero duhura nabwo cyangwa se tubamo, duhura n'ibigeragezo bitandukanye, ntabwo nabirondora hano, ariko buri wese uri kunyumva arabizi ko ubuzima butari ahantu hasashe, ahubwo bumeze nko guterera imisozi tukamanuka tukazamuka. Nyamara ibyo byose dukwiye kugomba kwiringira Imana, twizera ko igihe kimwe bizarangira, imibabaro n'agahinda duhura nabyo bigashira, nk'uko Yobu byagenze akabasha kugororerwa. Natwe dukwiye kugira kwizera ko igihe kimwe bizashira tukagororerwa ibihembo bidukwiriye. Reka rero muri uyu mwanya mbasabe ko twese, yaba jye namwe muri kunyumva, twagira Imana nyambere maze ibindi bigakurikira. Reka Imana idushoboze kuyizera muri uyu mwanya mu izina rya Yesu.